ku muntu wakurikiranye imanza nyinshi mu Rwanda, waburanishije imanza nyinshi mu Rwanda, kuki wibanze cyangwa se wanditse igitabo kijya ku rubanza rwa Victoire Ingabire? Urakoze cyane kumbaza iki kibazo. Ngira ngo nk'uko bivuze nagiye mu manza nyinshi zitandukanye, hari izo bita ngo imanza zikomeye cyangwa se imanza zasakuje, hakaba n'imanza zisanzwe. Izo zose nazigiyemo. Impamvu rero by'umwihariko nahisemo uru rubanza nuko narwo ubwarwo rwari rufite umwihariko w'uburyo rwabayemo, rusakuza cyane, ariko cyane cyane ni ibyabaye nyuma yarwo. Hari ahantu uvuze uti abanyarwanda benshi bararukurikiranye, aho ngaho uraza kunyihanganira, ntabwo turi bubyemeranyweho, kuko iyo baza kubikurikirana koko atari ugucishaho gusa, yewe ubanza n'iki gitabo ntabwo byari ngombwa kucyandika. Ariko iyo urebye nyuma ibyabaye, nyuma ibyavuzwe, nibwo ubona koko niba hari n'abakurikiranye ni bake, abandi byari amahushuka. Noneho rero bikanzana kuri cya kibazo mbajije uti kuki, ni ukubera impamvu nashyira mu byiciro bibiri. Hari kubirebana n'urubanza ubwarwo, icyo baruvuzeho rurangiye cyane, ariko n'igihe rwabaga bati n'urubanza rutubahirije amategeko, n'urubanza rwogamye, n'urubanza rwa politike, ariko cyane n'urubanza ibimenyetso byahimbwe. N'ubu nta bimenyetso byari bihari, umuntu bamufashe nta kimenyetso gihari, barangije ngo ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, abacamanza, abareganwaga hamwe nawe n'inzego zose ziperereza mu gihugu zishyira hamwe, zihimba ibimenyetso, zimaze kubihimba zibona zibigereka ku waregwaga. Icyo ngicyo abantu koko iyo baza kuba barabikurikiranye atari amahushuka, ntabwo ibyo biba byaravuzwe. Noneho nkiri muri icyo cyiciro niko kugenda kugeza n'uyu munsi batuka umuntu wese wagize uruhare muri urwo rubanza. Bivuze ngo umuntu aberekeye aho ngaho, yaba umucamanza wagiyemo, yaba umushinjacyaha wagiyemo, yaba umugenzacyaha wagiyemo, ejo azajya mu mateka y'u Rwanda nk'umuntu wabanje kwica umurimo yarashinzwe. Dushinzwe gushinja no gushinjura, kurenganura abarengana, kubahiriza amategeko. none urumva batugize abantu ahubwo bashinzwe guhemuka, guhimba ibimenyetso, kurenganya abantu. Ibyo ngibyo navuga mu rwego rw'ibirebana n'urubanza uko rwabaye n'ibyavuzwe nyuma. Hari n'ibirebana rero nanjye ku giti cyanjye, aho nakunze kubivuga, nagiraga ahantu hose, haba mu muryango, haba mu nshuti, haba mu bantu mutaziranye cyane, haba abakwisanzuyeho cyangwa batakwisanzuyeho, bose bakubaza bati tubwire byagenze bite. Aho mbonera yuko muri rusange burya abantu ntago bakurikiranye, byari amahushuka.